kandi bakuvuga abantu bari kwica kuri 13 rimwe ndizo ndiri mu kunari nziza ntaje zinganije nasima ati muri impfundiko zanjye murebe mu ntoki zanjye rwose murabona ntarahinze bamusirika ati tubarahinze ati zo gufite imyaka ntabwo barahinze kuva kera kuko abanga babahutumye bene se bahinze mu barahinga n'imvurwe nyine ngo guhinga musirika batako rero twibuka Gakwandi Evariste Gatayi Kayeta Katesi Judith Higiro Jean Marie Vianney Kadasako Fidel ndetse na Kadasako Théophile ntiduteze kubibagirwa. Turibuka Mugabo Gaspard Mukamana Mukamukama Correct Mukasa Munganyinka Jean Munyankongi Joseph Munyankore Jean-Luc Munyeshyaka Etienne ntiduteze kubibagirwa. Turibuka Ugir'imbabazi Muhoza Berkimansi Nkoranangoga Jean Pierre Mubyeyi Pacifique Umutesi Jacqueline Uwamahoro Arida Veterineri Bernadette ntiduteze kuzibagirwa. Turibuka Mukagasi Firmin wari umuyobozi muri iki kigo. Turibuka Bankande Beatrice Bazatsinda Bazizina Beata Bicunda Jules Bicunda Nathan Ganakweli Farida Dukuzumuremyi Focus ntituzabibagirwa. Turibuka Ndabonera Atanazi Turibuka Ndanyabera Jonathan Tipe Turibuka Ndabutse Theogene Turibuka Ngenzi Jean Vianney Turibuka Niyonsaba Julienne Turibuka Nshimiyimana Tarsisi Turibuka Nshimiyimana Thierry ntiduteze kuzabibagirwa tuzahora twibuka. Turibuka Nyirangeri Musafi Fidel Musikiza Joseph Mugenzi wa Francine Mwezi Mwimbaneza Abadayijyango na Majambo Y'Ubuntu tuzaba tubibuka. Turibuka Shongoma Jean de Dieu Nteziryayo Octavie Rugundana Egide d'Amour Rugundana Soleil Louis Rurangirwa Joseph Mutabarira Vincent Gérard Rutayisire Jean tuzahora tubibuka. George Karasera Sajya Francis Regis Kiboko Sentare. Turibuka Shyirambere Rita Rwatwagira turibuka. Ubu natangira igikorwa cyo gutanga ubuhamya. Mbere gato ya Jenoside ndashaka kugaruka ku mateka ya Kacyiru. Ni ukuvuga ngo iyi Croix Rouge tuvuga ntabwo ari Croix Rouge y'u Rwanda, ni Croix Rouge y'Ababiligi, cyari ikigo kirera abana b'imfubyi. Ni abana bavaga mu Rwanda hose, mu misozi hose, bakaza kubera ibibazo by'ubupfubyi, barapfushije ababyeyi cyangwa se wenda ari n'ikibazo cy'ubukene cyane, bakabazana kurerwa muri Croix Rouge. Aho muri Croix Rouge rero n'ubundi twahurwaga n'abantu batari ababyeyi bacu, twabitaga abankadireri cyangwa se abarezi. Abo ngabo nibo baduhaga uburere, bakamenya n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nk'uko ahandi hose mu Rwanda mu gihugu byagenze, intambara yo kubohora iki gihugu cyacu itangiye mu 1994, no muri Croix Rouge ikintu cy'amacakubiri nticyahasigaye, nacyo cyagezemo cyihuta cyane.
ariko mu buzima busanzwe ubundi iyo bakwigisha Croix Rouge iyo bari cya kimenyetso cy'umutuku cy'umusaraba ubundi bivuga gutabara ubabaye, ariko icyo gihe siko byagenze kuko intambara itangiye kubaho iki gihugu ku itariki ya kabiri mu 1994 tariki 2 z'ukwa 10 hari bamwe mu bana twabanye b'abatutsi b'imfubyi bafunzwe mu byitso. Nuko uje muri Croix Rouge zo kuje kurerwa birangiye ufunzwe mu byitso. Ibyo bimujyana mu 1990 mu ntambara yo kubora igihugu ntabwo ari 1994. Abo bana rero bafunzwe harimo Mugabo Gaspard, harimo Regis Kiboko, harimo George, harimo Abudu, harimo Kankumutima Augustin ndetse n'umuyobozi wacu bitaga Girafe Rutabayiro Vincent yari directeur w'ikigo icyo gihe baramufunze mu byitso. Gusa kuba babiri yarabakurikiranye iragendera bagarura ariko bafunzwemo nk'iminsi 5 hafi cy'umweru. Ibyo bintu rero byarayeho umwuka mwuguma muri Croix Rouge ko bigenda bucya abana barerwaga b'abahutu b'imfubyi bagenda bagira imyitwarire mibi cyane bitewe n'abarezi batuyoboraga, harimo umugabo bita Nzabakirana Pierre Damien yari umukadreri anigisha mu ishuri ryabaga hari abitaga École Technique bayitaga A3, yari n'umwarimu yigishamo, niwe muntu wa mbere akwijemo ingengabitekerezo no kuzana amacakubiri mu bana b'imfubyi. Ntibyatinze kuko mu 1993 abana b'imfubyi b'abahutu barerwaga na Croix Rouge baragiye bishyira hamwe bakora agatsiko ndetse bashaka bakora ibyuma bacurisha ibyuma ibindi barabigura banashaka amagrenade bagamije kuzica abana b'abatutsi b'imfubyi barerwaga muri Croix Rouge. Ibyo bintu byabayeho n'inshuro ebyiri zikurikirana. Croix Rouge imenye iza gukoresha inama ndetse habaho no gusaka. Icyo gihe basanganye abantu amagrenade abo bita ba Mafiyeri, ba Rogo Tomasi n'abandi bafite n'ibyuma. Gusa icyari gihari abana baravuze ati twebwe kuya tuzicwe dutemaguwe dutoye ibyuma cyangwa dutema grenade. Ikintu bakoze nabo bagiye kwiga amakarate kugira ngo birwaneho, harimo abo bita ba Sore Damuru, Egide, harimo abakari ku mutima, mbese bagenda biga karate bati twebwe tutazicwa duhagaze. Ngira ngo birangiye muri 1994 ndege hanutse bukeye muri Croix Rouge ibintu byarahindutse, babana b'imfubyi b'abahutu barakara cyane pe umujinya barawerekana. Ni nabwo hanze abantu batangiye kwicwa noneho habaye ikintu cyo kuba ngo abantu bazabonye muri Croix Rouge babashe kubakira. Icyo gihe twambaraga amadosari ari umusaraba wa Croix Rouge imbere n'inyuma, tukajya muri Croix Rouge epfo binjiriraga hari amarembo, abantu bavuye za Gisozi tukabakira, abavuye za Gaciro tukabakira, za Kacyiru tukabakira. Gusa ntabwo byaje kurangira amahoro kuko tariki 11 z'ukwezi kwa 4 1994 abasirikari ba FPR bari bazamutse bari za Gisozi n'ingabo za Habyarimana zijya kubarwanya zitwaye n'amaburende, harimo n'amaburende yarasiwe ari Kagugu mujya mubona. Baragiye bararwana ku manywa y'hangi imvura igwa rwose baratsindwa. Mu gutsindwa b'abasirikare ba XFR bagaruka muri amanda wa Croix Rouge wa Itexi. Icyo bakoze no baje bakumira abantu kugira ngo abatutsi batongera kujya muri Croix Rouge. Ari urugero rwabayeho, ari wari uhunze umusirikare amufata murasira munsi y'umuhanda aramwica. Ari mu bikarumva neza Albert Jango nawe twiruka hano yarabizi neza ko ari umututsi ashaka kwicwa, ko yabwiye umusirikare ati Croix Rouge ntabwo yica abantu, murekere kurasa abantu hano. Uwo musirikare yarahindukira aramubwira ati nawe nakurasa ati nakore imyenda Croix Rouge gukijije ituva ruzamuka kuvanga
nuko jango yazamutse gutyo acecetse aragenda ajya hamwe n'abandi mu madorotwari. Hanyuma kuraruje ko y'amacakubiri yabaye mu bari barazanyemo abajandarume bo gukiza ibyo bintu by'amacakubiri byo gutemana, ariko abajandarume nta kintu bakoze, ahubwo nabo babaye abafatanyabikorwa mu kwica, kuko hari igitero cyaje kirukankanya umuntu, uwo muntu ashaguye muri kuraruje, umujandarume afata umugabo amurasa isake ryano mu kaguru, umugabo aragwa arangije amurasa n'ibyo mu mutima itapfa. Ahitambira jana namwe ngo muze mutwara umuntu wanyu. Nukuvuga ngo abajandarume bari baje gukiza ntabwo ariko bakijije, ahubwo babaye abafatanyabikorwa nabo mu kwica. Yango ibyo byarabaye bukeye tariki 12 haje umukoloneli bita Nzapfa ku munsi warebera agaciro kigo cya Kacyiru cya gendarmerie. Araza arabaza ati directeur w'iki kigo ninde? Aho kujya mu ngire General Ferutabayiro Vincent yari directeur ariko ari umututsi, abona nabyo ntibishoboka. Hagere wita Daniel Nzapfa ku munsi aravuga ati rero nagiye kubera imirwano ikomeye, turajya ngo mwumvishe aba bana. Ngiye kintu nakoze nari ndaho hafi kuko ntabwo ndi hepfo ya cyo kigo kisa nk'igiterera, mbyumva gutyo ntabwo nigeze zamukanya gufata imyenda. Bose bazana abana bato hari n'utwana dutoya tw'imyaka 5, 8, 10 twurira imodoka, zari imodoka menye namuyuriramo, ndi mu nama mu bantu bandi bayuriyemo. Dusohoka mu kigo gutyo, ariko dusiga n'abandi bari inyuma bo basohoka n'amaguru kuko imodoka zari. Ndibuka dusohoka tucura mu muhanda w'itaxirwa, twageze ku Kinamba kuri umuhanda uzamukujya kuri polisi Kacyiru n'urujya ku Gisozi ku rwibutso rwa Gisozi. Twahasanze umugabo bitaga Jonathan, bamusomye hano bamwitaga Tipe, bamwishe bamukoze na barriere kuri imodoka bisaba yuko imukatira ikagenda. Nta kintu umuntu ari kubikoraho no kubireba, barriere zari zuzuye ahantu hose, abantu benshi bishwe bari mu muhanda. Icyo twakoze twaciye Poiruru, ariko kugira ngo tugende Poiruru tugere Nyabugogo byabaye ikibazo gikomeye cyane. Bagenda baduhagarika, imodoka ziri imisaraba ariko baduhagarika. Ndibuka tugeze aramwita Gatofu Rwanda, ubu ni hari hafi bari gukora ibiyaga. Twageze hariya turi mu modoka za Croix-Rouge zarenye, harimo umugabo bita Bicunda Nata yakoraga muri Surufo, afite imodoka za Surufo zari ebyiri. Harimo umugabo bita Gakwandi n'umudamu we na Ngenzi Jean Marie Vianney. Tugeze hariya interahamwe zibona Gakwandi, zibwira umugore ngo wowe watuvuraga kuko avuraga ku bitaro bya Mama hariya. Interahamwe zavuga ati wowe ntabwo tukwica, ariko umugabo turamwica agomba kuvamo. Nibwo bamukuye mu modoka bamwicaza hasi. Hari abantu benshi bishe ikirundo cy'abantu benshi, bakuramo n'umugabo bita Ngenzi n'umwari umuzi, bamukuramo. Bicunda we ntibigeze amukora uwo munsi kuko twarakomeje n'umuryango we. Ikintu Gakondo yakoze yapipiye umugore we, turagenda tumusiga aho ngaho, aho niho bicira. Hanyuma turakomeza tugeze Irunda, nyamadi mu modoka bagenzi bari basigaye inyuma. Sinzanga wenda hashaka harimo nk'umuntu umwe twaturi kumwe, bagenzi bari basigaye inyuma baza n'amaguru. Tugeze Irunda hari umupolisi w'umujandarume twahasanze Irunda, aratubwira ati Croix-Rouge mugiye he? Ati turahunze. Ati rero hari umwana wa Croix-Rouge wambaye imyenda Croix-Rouge bacishije ahangaha, baramuteza bayoneti n'ibyo byuma by'abasirikare, bari bararimuteye hano mu nda, atari mu bitaro by'i Kabgayi. Uwo yitwa George, barabati n'umuryango wo mu Murere. Icyo gihe twaragiye tugeze Kabgayi, ubundi gahunda yari kuguma Kabgayi. Kabgayi tugezeyo, wari ukuriye umutaburo w'i Kabgayi araza bati rero njye nta muntu two kubacumbikira, taki izindi mpunzi zose ziri kujya mu kibuga hepfiriye. Ati kamere ndamwaraje mushinwa amahema, nta no kubacumbikira ahari.
baragenda bareba George mu bitaro, baramubona ariko basanga ararembye batashobora kumuzana ngo tujyane nawe. Uwo mugabo witwa Pierre Damien ahamagaye hano muri groupe scolaire Butare yigishijemo hano, yanizemo hano, ahamagara umufureri wabaga aha bamwita Frere Celestin, bati ko turi guhunga dufite abana b'imfubyi ba Croix Rouge, mwaduha ubuhungiro n'iki. Celestin arabyemera. Ku buryo rwe naraye hano, navuye i Kigali ndara hano i Butare mu munsi umwe, ariko bagenzi banjye bafashe n'ibyumweru bitatu kuko bagiye baza n'amaguru, babona imodoka zibazana bakaza, ariko njye naraye ngeze hano. Tunagera hano i Butare nta bwicanyi bwari buhari. Numva twageze hano tariki 12 z'ukwezi kwa kane. Hano Butare harameze nko mubona amahoro ameze gutya. Icyo gihe twagiye kuba mu kigo kiri hano hepfo, nacyo ngo ni cya groupe. Noneho bagenzi bacu bamaze kuza tubaye benshi, batwimurira muri kino kigo. Birago abahungu twabaga muri iki gice cyane ruguru mu etage no hasi, nahara hirya mu nguni abakobwa bakaba ariho baba. Nuko tubamo hano, hari n'ibintu byose bishoboka kuko amashuri yari agiye gutangira, ibyo kurya byari birimo, ibyo kunywa byari birimo, ese nta kibazo cyari gihari. Ariko byaje guhinduka mu kanya gato ubwo leta y'abatabazi yakoraga ubwicanyi, yatangizaga ubwicanyi hano muri Butare. Ibintu byose bihinduka, hamaze amabariyeri menshi ku buryo natwe ubwicanyi bwose butugera mu kanya gato. Cyo bibuka tariki 21 hari interahamwe yinjiye muri iki kigo iri kumwe n'abasirikare babiri. Interahamwe yaje ifite uburiri, ifite n'icyuma kiriho amaraso agaragara atanuye. Ikintu yakoze, yinjiye hariya kuri ya gate, binjiye bavuza amafilimi ngo abantu bose bamanuke. Murabona nta cyo baba bari mu laboratoire, abandi bari hano mu kibuga, abandi baraha. Inama iravuga ati mwese mumanuke. Hari abari bari guhata ibirayi hepfira mu nguni ahantu habaga ibikoni, bajya kubakurayo. Inama yakoze twicaje muri kino kibuga cya volley kiri hano inyuma. Ubu aya mahema aradukingirije, twese twicaramo. Iyo nterahamwe ikintu yakoze, yafashe ubuhiri itangira gukubita, nta gutorana, irakubitira kandi twara abantu benshi. Murebe namwe abana bakoresha twajyaga muri Magana. Kuri iyi misozi hari abatutsi bavuye muri iyi misozi bahungira amahoro, baje ko bazabonera amahoro. Hari n'abavuga ngo kuri perefegitura bari bahungiye bakaza hano baje kureba amahoro. Interahamwe yaje arakubita, irangije irabata umuntu no kwigura udafite amafaranga, wowe ntabwo ari wanjye pe. Yarayabonye menshi ashoboka, bayatwaye bayafite mu ntoki, kuko abantu bariguraga. Wa Frere Celestin, hari abantu basigaye, Frere Celestin agerageza gutanga amafaranga, yarayatanze, twese twarabibonye. Naba ngaba harimo babibonye kuko byagaragara mu kibuga. Icyabaye, amafaranga yaramushiranye. Mu kumushirana yarasigaranye abantu nka 5 cyangwa 6. Harimo Gatete, harimo yitabye Imana, yari umudamu bamwitaga Nyirarusheni Aline. Interahamwe yabati mutabishyura ndabatwara. Frere yarasiganye 3,000 mu ntoki, abiha ya nterahamwe n'abasirikare. Ararina araza, ari Gatete araza, ya nterahamwe isigarana abantu 4. Kubasigarana, Frere aratakamba, babaherekeje babatamikanye hano, aratakamba. Frere yarazi uko interahamwe iri gukina, ati ndabatwara. Uwo munsi iyo nterahamwe yatwaye uwo bita Mukasa Joseph, Munyankongi Jarike, Munyankore Jarike, n'uwo bita Narcisse, n'undi mugabo ntamenye neza. Iyo nterahamwe yarabatwaye irabasora mu kigo. Baza ubwo bamwe bwo ni Narcisse abunganirije kuko haracyariho, baragibirwa kuri foko hari ariho bicaye bategereje ko abenshi baza kubashorera. Babiciye hari hepfo kuri Majerwano ari sefuje, niho babiciye baranaga mu cyobo. Ariko ikintu cyabaye, uyu Narcisse
bamutemye hano mu mutwe, hano mu ijosi no mu mutwe, bo bagira ngo yapfuye bamunaga mu cyobo. Bigeze nijoro Narcisse ava muri ya mirambo aza buhoro agaruka muri iki kigo, aza yatemaguwe, bamushyira hariya muri infirmiere hariya hejuru mu nguni niho hari ibitaro, bamushyiramo. Hari umwana bita Michel, hari undi mugabo ufungiye mu Busuwisi bamwita Erivan Uwimbabazi, nawe yari ari kumwe n'aba ba Diogene bari muri icyo gitero, bari kumwe n'izo nterahamwe. Icyabaye twese batwicaje hasi, none mu buryo budatunguranye muri ba bana b'imfubyi b'abahutu bahise bahaguruka hano mu kibuga. Harimo Rogo Thomas, Bikorimana Demofieri, Gakure Gide, Ngendakumana Jean Pierre, Ndayisenga Basile, Sabwenge Felix, Dukuzumuremyi Philibert, Habiyakare Jacques, Mudahunga Augustin, Ayabagabo, Bareke Tasiana, Gatoya Valence, haza noneho Marcel. Murabona za Ruhengeri hari harabaye intambara, haje abo bita ba déplacés de guerre. Kwa ko abana bigaga muri kira kigo bo bati bagume mu kigo, kwa ko babo badashaka gutaha hari ibibazo. Aba bana nabo baje kwijandika mu bwicanyi, bafatanya n'aba bana b'abahutu b'imfubyi ba Croix Rouge y'ababirigi, nabo bafatanya kujya mu bitero no kwica abantu, harimo Marcel uwo bita Sebahutu, Simbananiye Leandre, ndetse na Ntare Modeste, ariko Ntare Modeste yasigaye muri Croix Rouge. Bahise bahaguruka bose baratugota, baratuzenguruka ku buryo nta muntu yanyura, ntushobora kwiruka. Icyabaye babati n'undi abana ba Croix Rouge bose agihaguruka. Jean Marie yari afite, murabona uruguma, iyi modoka yatobotse ipine uruguma bakubita kugira ngo bakuremo ijati babashe kuyihaga. Jean Marie yari afite urwo rwuma, yahise avuga ngo wowe uri liyetona muri FPR, wowe ntabwo uyoboye aba bana. Abamukubise rwa rwuma mu mutwe hano. Akimara kumukubita, Girafe utubere Vincent yahise agera gutya, mbese no kwerekana ko byarangiye. Ikintu bakoze bose bamuhagurutsa, bajya kumuryamisha, babicara hariya muri banguni, bajya kumuryamisha. Mu kumukubita n'iki, Diogene yahise afata iliste, arabanza asoma abana ba Croix Rouge, kandi twamusanze aha ari umwarimu, asoma abana ba Croix Rouge, nuko ngo abana b'imfubyi ba Croix Rouge. Aba Thomas, uyu Maria yari umurundikazi, na Mafiere, bivuga ko ari bakoze iriya liste y'abana ba Croix Rouge bagomba kwicirwa hano. Diogene yasomye iyo liste, araza abana bo twasomye bose muhaguruke. Ikintu cyabayeho habaye ko abana banga guhaguruka, noneho abangaba nasomye aba twabanaga twareranywe muri Croix Rouge batajya kugenda bahagurutsa umuntu umwe bamujyana hariya. Nuko ngo baguhagurutsaga za nyiramwe zatangira kugukubitira amahiri hano mu kibuga cya volley, bakaguherekeza mpaka mu nguni bagukubita. Barabasomye barabahagurutsa, yewe anga buri muntu ushobora kuba ngo Mafiere yagurukije ndi, yahagurukije Uhoranye Ngoga Jean Pierre, ahagurutsa Octavien Nteziryayo, uyu Gakure Gide aragenda ahagurutsa Solena Damour. Ni ibintu twiboneye n'amaso yacu byabayeho. Gusa icyakurikiyeho ni iki, bamaze gusoma amazina, hari abakozi ba Croix Rouge, apana abana b'imfubyi, abakozi ba Croix Rouge b'abarezi b'abahutu bishe abakozi ba Croix Rouge bambaye imisaraba bose. Amatanga urugero kuri Kanyamurga Joseph, yavukaga ku Kibuye, yahagurukije Ndabumbira Atanazi, aramwita Atanazi, wicaye ukora iki? Haguruka. Atanazi barahagurutse, baramujyana, bakutambikanaga bagukubita amahiri, bagutema ukajya kuryama hariya. Uyu nguyu Joseph arongera ahagurutsa umwana bita Fidele, bamwitaga Kiyoni, ni umwana uvuka ku Gisozi, aramuhagurutsa. Haza uwo bita Ayabagabo, ni umuhungu wa Kanyundo atuye za Gaciro, niho yaratuye, yari umusirikare. Yabwiye umukobwa bita Uwamahoro, Uwamahoro uricaye, umusaza ari mu Nkotanyi, haguruka vuba vuba. Amahoro bamuhagurutsa.
arongera atanga umumama wari ufite abana b'impanga bamwitaga mama Yeme, afite abana b'impanga batoya, umwe ari konka undi amukikiye, aramuhagurutsa. Umwana mama bamuhagurukije, umwana ashaka kurira, nyina mwese imucira mu maso ngo ceceka muze mwa muntu umwe. Umwana bitabuceceka, nyina bamutambikana hariya, baragenda baramwica. Icyakurikiyeho ni iki? Noneho habaye ko umuntu wese afatuwe amujyana, haza kubaho ikintu kivuga ngo umuntu wese uzi uko yicanye n'umututsi, uwo nawe ntabwo tumusiga. Umuntu wese uzi uko yicanye n'umututsi nahaguruke amutange. Aho nibwo havuyemo guhagurutsa Kayiranga Valante. Kayiranga Valante we Kennedy igihe yanera mwiza yabonye ko intera mwije kandi yo gushyira mu kibuga, yasimbutse etaje ariya hejuru, agwa inyuma, ibicupa byari biri hariya bamukata mu kirenge. Icyo gihe byabaye inkuru ngo Kayiranga ngo yasimbutse etaje, ariko yirwanagaho. Nubwo nyuma bitaje kugenda neza, aje kwicwa, baramuhagurukije. Kayiranga akoze ku buryo nta umukoraho, kuko baraguhagurutsaga bagatangira kugukubita ari mu kibuga cya vore. Kayiranga icyo yakoze, yahagurutse ariruka hariya, baragenda bamwicira hariya. Ibyo ntibyarangiye, habayeho kubaza umugabo bita Jean Marie, yabajije umugabo bita Bicunda. Uwo Bicunda akoraga muri Surufu. Bicunda, nta muntu waba urimo hariya waba ugiye kwicirwamo hariya? Bicunda rero yari yabaye amafaranga, yari directeur muri Surufu. Bicunda akajyamo gato, nta muntu wanjye urimo, kandi harimo umudamu we, harimo n'abana be. Nta muntu wo mu muryango warimo, arati ntawe. Kumbi hari umwana we bita Jire, bari bamutwaye, ariko kukubitirwa arayicirwa hariya, ariko kubera ibibazo byari bihari ntago Bicunda yigeze amenya ko umwana warimo. Ubwo baranga umuntu wese uzi uko yicanye n'umututsi agomba guhaguruka. Abatutsi n'abagome, nta n'impuhwe, ati ntibishoboka. Njyewe naye nicaye ngiye kubona mbona umuntu avuye hakurya, yari umukozi wa Croix Rouge, yari azi papa, ariko njye sinazi uko amuzi, kuko njye nagiye muri Croix Rouge ndi umwana afite imyaka 5, ntabwo ibyo hanze nari mbizi. Nagiye kubona mbona ahagurutse hakurya, araza ati haguruka we Nyagatare mwene Kayitare, isoni y'inkotanyi turabizi, haguruka. Ibibazo biba biravutse, babasirikare za nterahamwe zivuza induru ngo turashaka kureba uwo mwana wa Kayitare watumaze ku rugamba. Ikintu bakoze, barankuruye nanga guhaguruka, barankuru bafata abagenzi banjye ngo ntago mpaguruka nishaka mpfire hano. Umugabo bita Diogene yari afite inyundo nini imwe n'amabuye, niyo yicishaga. Mu gihe nari nafashe gutya, sinamenye icyabaye, nagiye kumva numva yankubise inyundo mu mugongo, mba ndarekuye bagenzi banjye, ati naho wahapfira, haguruka. Aho rero niho natangiye gutaka, ndavuga rero njyewe ntabwo ndi umututsi, muri kundenganya, ahubwo umuntu nta masambu y'iwacu ashaka, umuntu avunga umwe na papa, arashaka gurubarira imitungo ahubwo. Nibwo nawe zavuze ati niko bimeze, tari gushaka kwicira amasambu, ngo mumujyane, ngo nimwene Kayitare inkotanyi turamuzi, ntimumusige. Barankurura. None ndareba ahantu haruzi ni hano ku ruhande, ahantu ari amahiri, ntabwo ndi buyakira. Ikintu nakoze, naciye inyuma, igihande cyarahirya, cyakira abasirikare bo babihagarariye, ndagenda ngeze ku cyuma ikibashyiraho file ya vore, mba ndagifashe ndagihobera. Noneho ntabwo mvangaha, nibasha bahanice, njye simpava. Ndatakamba no mumbabarire njye umuntu arandenganya n'iki. Wa musirikare araza, ariko sha tubundi wowe ntabwo uri umututsi. Baba ngo ntabwo uri agatutsi, ntabwo uri akanyanda, n'ukuri kw'Imana arengana. Ariko hagati aho hari ikibazo, abantu bari kuboroga, bari kubakubita, bari kuvuza induru. Ati tubwire icyekana ko wowe utari umututsi. Ntaje zunganije, nese mwati muri impfundiko zanjye, murebe mu ntoki zanjye, rwose murabona ntarahinze. Wa musirikare ati tubarahinze, ati zuba ufite imyaka imwe. Ntabwo narahinze kuva kera, kuko abanga babahutumye mu bene se bahinze mu barahinga, numva ibyo nyine ngo guhinga. Musirikare ati ariko rero
urimo gutangira kurengera, mwatubwiye ko arimo inyenzi none mutangiye no kwica abana. Wa musirikare ikintu yakoze yarambwira ati genda wicare hariya. Ntabwo byarangiye, bahagurukije umugabo bita Gashumba Jean Bosco arahari, ati haguruka n'umugabo muremure pe. Bamugeza hariya arabata ariko n'ubu munzanye yanjye ndi umuhutu dore ngiye irangamuntu yanjye. Abayikuyemo arayibereka, ati se wagicucu twaguhagurukije kuva kare kuko ibyaberaga hariya twarabibonaga. Byari saa 5 ku mubazi. Turahagurutse abandi ugahaguruka ufite irangamuntu, bamuhaye ubuhiri. Noneho ngwica nawe niba uri umuhutu. Gashumba wamuhaye ubuhiri ahagaze ku mwana yareraga bita Mukarusine Goderiva. Mukarusine arahindukira amubaza ati shefu ugiye kunyica wambabariye, shefu uranyica. Gashumba Bosco ati rero cyo kujya bashinyagura, ati murumva barabana ukuntu bataka, ati murumva iyo ndirimbo y'Inkongomani bayitaga Inzayirwa, niyo ndirimbo bayitaka Rayibwinge, kandi bari kuvuga abantu bari kwica kuri umuntu abataka. Murumva izo ndirimbo ukuntu ari nziza. Nyuma habaho ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ushaka kunywa amata ukwezi n'indi atariye. Ibyo bintu byabayeho. Hamanutse umuntu niba arazi ko bamubabarira, uwo muntu nawe baramujyanye baramwica. Ataba utagomba kurya ibijumba paka nta bintu by'amata. Nyuma rero haje kuza andi makuru, hari umuntu wari wishaye inyuma y'ikigo ahantu habaga dushe, cyari habaga dushe. Hari umututsi wari wishe, bamenya amakuru. Babohejeho igitero mu gihe bamwe bari kwica hariya, bohejeho igitero cyo gushaka uriya muntu. Uriya muntu arareba aravuga ati n'ubundi napfuye. Ikintu yakoze yabata abantu kujya batangiraho, yamanuye umutiba urimo inzuki, arazibashumuriza inzuki ziraza zuzura mu kigo. None atayabati dore ubwo n'ubwabo ati mubone n'abaduteje n'inzuki. Uwo mugabo baramwishe bagaruka bavuga ko bamwishe bamurangije. Icyo ashaka kuvuga ntabwo byatwaye umunota umwe kuko hano hari abantu benshi. Iki kibuga cya volley hari abantu bari bavuye kuri prefecture, abavuye muri imisozi ikikije Butare, hari abo twazanye no kugira ngo tubone n'amafoto ntabwo twari tuzi, hari abo tutazi benshi bagiye. Icyo nshaka kubabwira abantu bagize uruhare muri ubu bwicanyi twasanze hano, hari uwo bita Diogene n'abari abana ba Croix Rouge. Gusa ikintu kibabaje, bamaze kwica za modoka zadunganye ziriho imisaraba ya Croix Rouge. Nimunareba neza aya mafoto abantu bariho abenshi bambaye imisaraba. Wahora bambaye imisaraba ati n'umuntu arabona ko ni Croix Rouge, ariko ikibabaje bishwe n'abantu nanone bambaye imisaraba. Abana ba Croix Rouge ni ukuvuga abana b'imfubyi b'abahutu ba Croix Rouge y'Ababiligi baregwaga na Croix Rouge y'Ababiligi, bishe abana b'abatutsi baregwaga na Croix Rouge y'Ababiligi. Uko ni ukuri byabaye kuko ibimenyetso birahari n'amafoto arahari, ngaya ntitukiri kumwe, ariko n'ababishe dufite amazina yabo twese twarababonye. Ngo bamaze kwica za modoka bapakiyemo abantu, barapakiye bakajya bajya kubajugunya mu ishyamba. Nge ntabwo nagiye, twagumye ahangaha ishyamba rya Kabutare. Gusa ikintu kibabaje, bagiye kubica babana twabanaga bakoze ibyo, bagaruka bambaye imyenda y'abantu bishe, bambaye amajakete yabo, bambaye bivuga ngo na za nterahamwe nabo zaragiye zibakuramo imyenda babasize ku musozi wambaye ubusa. Uko niko byagenze. Icyo yongeraho, ubwo bwicanyi bumaze kuba ntabwo byarangiriye aho. Hari umudamu wa directeur wacu Vincent bamwitaga Beata, yari yishe hano muri kuva hano ruguru, bayitaga muri kuva gese nigeze mpagera. Uyu Pere Damien Nzabakirana yaragiye amukora muri kuva, bamwanga ubwicanyi bwararangiye bava hano, bamukora muri kuva. Yari afite imisatsi myinshi, yaragize imisatsi myinshi, yaramaze iminsi anabyaye.
bamwambukanye muri iki kibuga afite ibase y'icyatsi irimo ibyahi by'abana, imyenda y'abana. Baramwambukana baragenda mujyana abandi bakobwa babaga hejuru muri etaje, n'umwana w'inzobe cyane afite imisatsi. Gusa inkuru yaje kuba mbi, nijoro baramukanguye. Bana nyine twabanye muri Croix Rouge, harimo Gakuru Egide, uwo bita Marcel, Robo Thomas, Mafieri na Diogene. Abo ba Diogene twasanze uwo bita Bariyanga Sylvestre, bamudamu baragiye baramwica bamuta hano hari ishusho hano kuri katedrale, bamusiga yambaye ubusa. Ibyo bintu byabayeho, hari ababibonye baragaruka kandi baza babyigamba, kuko nta muntu wari uzi ko yabibazwa. Ibyo bintu byarabaye. Uriya mudamu amaze kwicwa, haje ikindi kintu kibi cyane, kuko twari tugeze mu kwezi kwa gatanu, urugamba rukomeye i Kigali. Icyo gihe inkotanyi zari zafashe ikigo cya Kanombe, biba ngombwa yuko abasirikare bamugare ku rugamba bose babahungishiza hano i Butare, babazana hano muri gurupe. Ni ukuvuga ngo ari n'aramwe zarashwe, ari n'abasirikare bamugaye, ari n'abari kuraswa, bose babazanye babatuza inyuma y'iyi nzu. Ari amasare menshi ahari, abandi babatuza muri yave, ubundi bakajya biga bazungurukamo aho ngaho. Ariko nta munsi w'ubusa, kuko abantu ba Diogene bari bazi abaturage b'inaha, bajya gukora mukabona baciye hano batwara umuntu, ubwo bakaba bagiye kumwica, kuko ntihabaga ari ibintu biri aho ubona twatubura baragiye. Hari n'umwana w'umusore twasanze hano mu kigo bitaga Pacifique, twasanze bamuharaye epfo, nyuma naza kwimukira, ariko twarabonaga ari hejuru bukeye dusanga bamutwaye. Pacifique yarambabaje, yari yitonda cyane. Ubwo rero abasirikare bamaze kubimurira hano, ibintu byamubera ikibazo gikomeye. Baje bafite umujinya, reba abantu bamugare ku rugamba bari gutsindwa, barongera batwiraramo. Nta handi hantu ho kujya, hano muri uko hangana nta hantu uri bujye, nta handi hantu ho kujya. Nimugoroba twajyaga muri filime y'aho hepfo, abasirikare turi muri filime ukabona barakupa nturebe, ubundi bagasakuza, basinze inyuma bashyiramo indirimbo ya Bomarire, batangira guhembera umujinya, bavuga ngo uzi uko Bomarire burya nawe ari umututsi. Nuko batangiye kujya bashaka umujinya, ni umuntu ushyize muri Bomarire ngo nawe ni umututsi. Torwa ibyo ari byo. Mu kanya gato icyabaye, babuze ngo filime muyihagarike. Basirikare batangira kudukubita, kandi nta bintu byinshi bagukubitaga imbago, batangira kudukubita. Hazamo umugabo rwose wabaye umugabo mwiza, yari umurezi wacu bamwitaga Aloyizi, yigishaga na gategesi mu byo gukomezwa. Uwo Aloyizi yagerageje gukiza umuntu wese. Bakugeraho atuye iwacu, Aloyizi baza gusanga bari bazi ko ari umusirikare unakomeye, bakaba umuntu witangira abantu bangana gutya n'uwe, kuko yari yambaye imyenda ya Croix Rouge isa, afite ari imisaraba. Nyuma bamenye yuko ari gukiza abantu atari umusirikare. Ni ukuri ndababwiza ukuri, nawe baramukubise baranamusohora. Icyakurikiye iryo joro hasigayemo abana 3, harimo uwo bita Jani w'Igacuriro n'uwo bita Murenzi Eric, babiciye hari imbere ya sare. Jewe nagize amahirwe, sinzi niba ari Imana, haje umugabo wisimbuye bita Christophe akoraga muri Croix Rouge, yasinze abaza ati Nyagatare baragutwaye, ati we ntaho ujya. Aragenda ngo abasirikare ati umwana ndamuzi mumureke, kuko nanjye nari nasigaye n'uwo bita Martine
abantu babonye mu gitondo bika bajyanye nanjye bapfuye, ahubwo batungurwa no kuba bambonye kubera yuko bari babibonye ko bansigaranye. Ariko nakijwe n'umugabo wimereye utazi n'ibyo ari byaraje ati wowe ngwino wowe ntabwo ugenda. Uwo munsi murokoka gutyo. Ntabwo byarangiye noneho habaho ikintu cy'uko badejene noneho babaha imbunda, hazamo n'abana bakuru baje bajya kwiga imbunda, noneho bakajya bagendana imbunda muri iki kigo ukuntu kingana. Kuvuga ngo umuntu yararokotse simbizi, ni Imana. Umuntu afite imbunda, umuntu nakurasa ntacyo ubaza, ahubwo byararenze bakajya bajyanze kwica abantu bakagaruka hano n'imbunda bazifite. Byagera nimugoroba kera kibaga cya vorebera cyakaga amatara, sinzi niba ngubu cyaka, ariko nabonye n'igiti cyari gihari baragikuyeho. Hari igiti kinini cyane iruhande rw'ikibuga, bakegekaho za mbunda zabo bagakina vore. Biriwe bica abantu, baraje barishimishije bakinye vore. Gusa umugabo navuga witwaye neza, ndavuga hano ibyuma byose mbizi. Hari umugabo bakinaga muri Mukura bita Masumbuko. Masumbuko twamusanze muri iki kigo atwara ambulance. Masumbuko yageragezaga kujya gufata imiryango azi yatemwe akabazanamo hano. Masumbuko bw'abandi bajyaga mu bwicanyi ntabwo yagiyemo. Masumbuko hari n'abana yakijije, harimo n'abana bakuru yakijije. Mu bantu twasanze niwe muntu wabaye muzima. Umugabo bita Masumbuko yakiriye muri Mukura, akina no muri Kabese, muri cya jenoside yatwaraga ambulance. Niyo muntu nabonye muzima, ariko abandi bose baraduhemukiye kugera n'aho abayobozi bacu nta jambo bari bafite, ahubwo aba bana twabanye aribo babayobora. Rero mu kugerageza kuba nagana ku musozo, habayeho gahunda kuba ruje y'Ababiligi yaciye Burundi ivugana na leta ONG bayitaga Terre des Hommes. Terre des Hommes yavuye Burundi ivugana na leta yakoraga ubwicanyi. Iyo leta bamaze kuvugana, habaye igikorwa cyo kutwevakiwa kudukura hano. Ayo mafoto ndayafite nanjye ndayafite muri telefone. Bazanye bisi ebyiri, bazana na iki kimodoka, iki gikamyo gitwara imizigo gifite kontineri ndende, babiparitse ahangaha, baravuga ngo ngaho nukurira tugahungira i Burundi. Ariko ndabamenyesha yuko abo bana bakuru rujaba harimo aba ba Diogene, harimo uyu Jean Marie, harimo uyu Michel, harimo uriya Uwimbabazi Emmanuel bitaga muganga. Bari bafite pick-up ya Kombe. Iyo pick-up bari bayirimo bafite imbunda n'amahiri, baraduherekeje bati ntabwo murenga hariya, ati nubwo muri abana, ati na Kagame yagiye ari umwana, ariko muri ibintu ari gukora, tubana ntabwo bigomba kugera ku Kanyaru. Icyo gikorwa guverinoma biriya y'abatabaza kwanga ubwicanyi yagishinze umukoloneli bita Muvunyi Tarisisi, ubu ari muri Niger, ari muri bari muri Niger. Uwo Muvunyi wadukuye hano, adukura hano afite n'abasirikare, yewe muri bisi harimo abasirikare. Ariko ndagira mbabwire, twahagurutse hano saa 4 z'amanywa, twageze ku Kanyaru saa 12 bwije, kubera bariyeri zari zirano muri uyu muhanda. Byonyine gisohoka hariya kugera kuri la kaburimbo ya ruguru, ntari habuzemo bariyeri 20, umuntu wese yikoraga bariyeri. Noneho akaba yuko Muvunyi avamo akajya kusobanura ati abana nta kibazo bafite, abana ni leta ibarekuye bagiye i Burundi, atoba akagenda akikuraho bariyeri. Bariyeri twahuye igoranye, urabona mukimara gukata hano usa nk'ujya kuri University Butare, ugikata hano hari bariyeri mbi cyane iriho n'abasirikare n'umubare mwinshi. Niyo hantu hambere twamaze umwanya munini, arisobanura koloneli, arisobanura biranga, arisobanura tubona baraturekuye. None izi nizo mu nzira, hari n'abatubonaga bagakuraho, hari aho yazaga
yabagiye imbere baduhagaritse inyuma ugasanga indi bayihagaritse. Indi bariyeri ya nyuma ya finali yabaye mbi ni bariyeri twasanze abantu bita kwa Ntamabyariro. Ndibuka hari umuhanda uzamuka gutya se wenda harahindutse, iyo bariyeri hariho n'imbunda nini iriho n'abasirikare. Iyo bariyeri banze ko duhita burundu, kugira aho koloneli abwira abasirikare bati aba bantu mu burasi. Arangije ahamagara umugabo ati kaporari ngo nama ku isi yose nta hantu kaporari ategeka koloneli, ndavuze ngo kuraho iyi bariyeri. Umugabo arareba arabati karabaye, bariyeri bayikuraho turakomeza. Ariko uko twahuye n'ibibazo bya bariyeri, ya pikapu irimo zaniramo za hano nazo zifite imbunda twasangaga barangije kumenyesha izindi bariyeri. Ni ukuri twagiye urugendo rw'umunsi wose, kandi ubundi uvanga ajya ku Kanyaru nta minota 35 irimo. Dore rero amahirwe twaje kugira, yakurembe ya pikapu yarimo zatera hamwe yageze gutya irashya icumba umuriro. Mu gucunga umuriro nta zindi mbaraga bafite zo kugenda no kuduteza intara hamwe. Aho nibwo twagiye tugera ku Kanyaru twageze bwije nka saa 12. Muvunyi Tarisisi niwe wafashe list akajya asoma bambuka umupaka. Niba ngo umuntu utari kuri iyo list umunsi nawe yahuye n'ikibazo, kuko barindi babagarura aha nabo babajyana ku Kabutare. Harimo n'abiciweyo kwa kuba batewe mwari mugiye none muragarutse tumugaruke rero tubereke icyo nshaka gusorezaho. Jenoside yarateguwe, ntabwo ari ibintu byatunguranye, kuko na cya gihe hano batwica baba batutwara mu mutwice, nidusubira i Kigali twambuka Nyabarongo nibwo tuzabwica tubunaga muri Nyabarongo. Abo ni amajambo bavugiye muri iki kibuga, ni ibintu twumvaga twabonye. Mu gusoza ubuhamya bwanjye ntabwo navuga ibyabereye inyuma y'igihugu, kuko nabyo njye ntabwo byangendekeye neza, nawe na menasi nyinshi cyane kugira nawe njye nitegeye. Aba bantu ntabwo twagarukanye, njye nagarutse njyenyine kuko n'ubundi yashaka kunyica. Akaba mama ati Nyagatare muramuhuriye, akaba mama kuki Nyagatare, ariko still ni babana twabanye bashaka kubikora kandi bakabikora hanze y'igihugu. Gusa kubw'amahirwe njyewe nashakisha uburyo ndatega garuka mu gihugu. Ngeze mu gihugu nta buzima, ntabwo nabanga mu buzima, nta buzima. Ku myaka ya 16 nangiye kugira nasubiye muri Croix-Rouge, asanga ya Croix-Rouge yakoraga Jenoside ntayo igihari, ari Croix-Rouge nziza y'Abanyarwanda. Batekereza ubuzima nanyuzemo, barambwira ati se Nyagatare cyifuzo n'iki, kandi munihera akazi nta byo kurerwa. N'ubundi nta n'umwe wari urimo, ariko ubundi naje mfite umujinya ashaka kuba ndajya mu gisirikare. Uyu muntu twahuye wa mbere nasanze ari umusirikare, ni umugabo bita Rikade, namwe njyewe nari musanze kuri ka Kigali, kandi nkurikije amateka n'ibyambayeho ngomba kwinjira igisirikare. Ese shaka mbona ufite ibibazo by'ihungabana, aka kazi bagashobora n'iki? Yaragera nancumbikira ahantu mu Gitega, bukeye arambwira ati ibyo by'igisirikare byihorere, jya muri Croix-Rouge. Nubwo nari muri Croix-Rouge hari mu kwezi kwa 8, nuko barashize ibyumweru nka 2 cyangwa 3 Jenoside ihagaritswe. Njye nisabira akazi, nangira akazi gutyo, nyuma nza gufatanya kwiga umwanya leta iratwishyura njya kwiga. Ikintu rero nasorezaho, ndashimira leta y'umubyeyi yakuyeho ikintu bita akarengane n'ubwoko, kubera amateka mabi abantu bishwe bazira uko bavutse, nta ruhare babigizemo. Ndashimira ko itanga uburezi kuri bose nta kimenyane. Ndashimira ingabo za FPR zarokoye abantu. Ndibaza nubwo n'indi hanze y'igihugu sinzamo uko byari kuzarangira, kuko nta muntu nari mpazi, ariko naragarutse njya mu buzima busanzwe, ubu meze neza, narashatse, mfite umuryango,
mbese nariyubatse ndashimira leta. Ubuhamya bwanjye n'ubwo ngubwo, murakoze.